Mu ndiba y'amazi yijimye aho izuba ritagera hari ubuzima butangaje bwuzuye ibanga n'imbaraga. Ibyo watekerezaga ko ari amafi asanzwe, ariko si byo. Ibi ni ibiremwa bishobora gukubita umuriro, bikica inyamaswa cyangwa bikirwana mu buryo bw'amayobera. Bamwe bavuga ko ari imbaraga z'Imana, abandi bakazita ibirema by'ubupfumu. Ariko abahanga bo muri siyanse bo bakavuga ko ari ibitangaza by'inyamaswa bifite amashanyarazi. Ninde wakwiyumvisha ifi ishobora gutanga volute 600 mu kanya nk'ako guhumbya? Ifi itari mu ikoraniro nk'izindi zishobora gutanga volute nyinshi. Akaba ari ifi yonyine ishobora kurekura hafi volute 600, zikubye inshuro 2.5 umuriro dusanzwe dukoresha mu ngo zacu. Ni ifi zitangaje zikorera mu isi y'umwijima, aho zibarizwa mu ndiba z'amazi y'inyanja zibitse amayobera nyinshi yahishwe abantu benshi. Uyu munsi turamanuka mu ndiba y'amazi tumenye ubuzima bw'amafi y'amashanyarazi, imbaraga z'amayobera zitagira urugero. Mu ndiba y'amazi yijimye ahatagerwa urumuri rw'izuba hari ibiremwa bitangaje. Ibi ni ibiremwa bifite imbaraga zituruka ku buryo bwihariye. Ni imbaraga z'amashanyarazi. Ukizireba ubona zisa n'izindi fi, ariko si ifi zisanzwe. Iyo zimaze kurakara cyangwa zishaka gufata umuhigo, zishobora gukubita amashanyarazi agera kuri volute 600, bingana n'amashanyarazi yikubye inshuro 2.5 ayo dusanzwe dukoresha mu ngo zacu. Mu nyanja n'uruzi rwa Amazone ahatembera umwami w'amazi witwa Electric Air. Ntahihuriye n'ifi zisanzwe, kuko n'uwavuga ko ari umwami w'amazi ntabwo yaba abeshya. Nizo fi ziyoboye amazi. Iyi fi ni nka bateri y'ubuzima. Ni ifi y'umurambararo muremure. Iyo itangiye kurwana umubiri wayo wose uhinduka nk'inkuba iri mu mazi. Ihita irekura hafi akayabo ka volute zingana 600. Izi volute ni nyinshi cyane ku muntu uzi ibintu bijyanye na electric. Abashakashatsi bavuga ko Electric Air ishobora gukoresha amashanyarazi yayo mu buryo bubiri. Aho ishobora gusohora amashanyarazi make yifashisha nko kumva cyangwa se kumenya ibintu biri kugenda bitambuka iruhande rwayo. Ikaba ifite n'uburyo bwa kabiri ishobora gukoresha akavagari k'amavolute mu kanya nk'ako guhumbya. No kuvuga ahangaho isohora amashanyarazi menshi. Aba ari ukwirwanaho cyangwa gufata umuhigo. Ni ifi ifite ubwenge budasanzwe, ifite uburyo bwo kumva ibintu biciye mu muriro aho amaso yayo atareba. Turaza kumanuka gato turebe mu kigobe cya Alfred, aho tuza kugana ku nzuzi za Nili ndetse na Congo. Dusanga indi nshuti yayo yitwa Electric Catfish. Ifi ituje ariko yiteguye guhangana n'umwanzi washaka kuyicokoza. Abaturage b'intara za kera za Misiri barayitinyaga cyane. Bavuga ko ifasha umuntu umuriro uyinyuramo ushobora gutuma igice cy'umubiri kidakora iminota myinshi cyane. Kubera ko iyi bayifataga nk'ifi y'Imana, bafataga amashanyarazi yayo nk'ibimenyetso by'imbaraga z'ijuru. Mu kindi kigobe kandi habarizwa ifi ya Electric Ray. Ni umuzamu w'inyanja. Mu nyanja z'isi hose hasi mu mucyo w'amabuye y'amazi hari ifi yitwa Electric Ray. Ni ifi itambuka mu mazi nka serwakira, ikagendana n'umuriro nk'ikimenyetso cyayo. Mu bihe bya kera Abaroma n'Abagereki bayikoreshaga mu buvuzi. Bashyiraga Electric Ray ku mubiri w'umuntu urwaye imitsi, bakizera ko amashanyarazi yayo yakuraho ububabare. Ni nayo mpamvu n'ubu ijambo torpedo rikoreshwa ku bisirikare byo mu nyanja by'abakomotse ku zino fi. Ifi zifite amashanyarazi zereka ubuzima bushobora kuba bwuzuye amayobera. Uko umuntu yagerageje kuzisobanukirwa niko haboneka ibindi bishya. Abashakashatsi b'iki gihe bazikoresha mu gukora robo z'amazi, mu gukora bateri z'umubiri biobatteries,
kandi n'ubuvuzi bwo gukoresha amashanyarazi mu kuvura imitsi byose byakomotse kuri izi fi z'amashanyarazi. Aho amazi yijimye agera, aho isi itaragera n'amaso y'umuntu, hari ubuzima bwuzuye imbaraga n'amayobera. Ifi zifite amashanyarazi zitwibutsa ko ubuzima ari ibintu birenze ibyo tubona. Mu mazi akeye cyangwa asa nabi, zikomeza kubaho kandi zigatunganya umuriro wazo mu mubiri wazo. Izi fi zikomeza gushyira isi mu ibanga. Ubundi se byagenze gute kugira ngo hamenyekane ko isi ifite inyanja yuzuyemo ifi zifite amashanyarazi? Ninde wabivumbuye? Nyemerera rero tuzabane mu gice cya kabiri kirambuye dusobanura akantu ku kandi kw'izi fi z'amashanyarazi. Njye muhora mubana umunsi ku wundi. Nita Djeey Wakanda famous. Ndabashimiye.